noneho ubwo bari gusarura nawe jya ujya inyuma yabo humba utwo bati inyuma. Umukobwa aragenda abikora nk'uko nyirabukwe yabimubwiye. Umukazana yubaha nyirabukwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti zanjye mwese. Nongeye kugaruka kuri ya channel yanyu mukunda Mukandenganizi ya TV. Ndanezerewe cyane, nongeye kugira ngo tujye ku kiganiro cyiza gifite insanganyamatsiko yo kuganiriza abapfakazi. Muri komenti abantu bajya baca ku ruhande bakanambwira bakambwira icyo bifuza, kandi ibiganiro byanjye ndabizi murabikunda cyane. Muca hirya mukananganiriza mukambwira, hari n'abampaye icyifuzo b'abapfakazi barambwira ati koko kuri umupfakazi mugenzi wacu wadutegura ikiganiro cy'abapfakazi, ariko nshatse kugira ngo tube aricyo tuganiraho. Ndagira ngo rwose tujye muri iri somo twige, ntabwo noneho nje kubwiriza, ahubwo ndashaka ko tugirana ikiganiro n'abapfakazi. Abapfakazi, mbese umupfakazi ni iki? Umupfakazi ni umugore wari ufite umugabo akitaba Imana, umugore agasigara mu rugo wenyine, ashobora gusigara atari yabyara, ashobora kuba yarasigaranye n'abana. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo bapfakazi nimwihangane, Imana iradukunda. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka mbasabire umugisha kubwo kwihangana kwanyu. Ndabizi ko ari ibibazo, ari agahinda kuba wari ufite umuntu mufatanyije urugendo akagusigira ibibazo byose, ugasigara ari we nyir'urugo. Reka mbasengere kandi mbasabire umugisha kubwo kwihangana mujya mugaragaza. Mana nziza, Mana ikiranuka, uri data wa twese mwiza, ndagushimiye kuko uri Imana y'amahoro. Kandi amahoro, ijambo ryawe riratubwira ngo ushaka amahoro ngo ayakurikirane ayashakishe kugira ngo ashyikire. Ndagushimiye kuko tujya tugerageza kuyashakisha kandi ukayaduha. Ndagushimiye muri uyu mwanya mwiza, Mana data wa twese, tugiye kuganira iki kiganiro cyo umupfakazi, umugore w'umupfakazi. Mana, umupfakazi urabizi ko aba afite agahinda kenshi, kandi ahari naho umuntu yasuzugura umupfakazi, ariko icyo tuzi nuko Imana ikunda abapfakazi. Mana, ndagushimiye kuko niyo no mu ijambo ryawe harabivuga, muri umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo wa 17, uvuga yuko abantu bakwiye guca imanza zitabera, bagomba gucira imfubyi urubanza bakarenganura abapfakazi. Umupfakazi ni umuntu ukunda kurenganwa bashingiye ko umugabo yatashye atakiriho. Ndakwinginze kugira ngo Yesu niwe twasigaranye, iki kiganiro cy'abapfakazi tugiye kuganira, ndakwinginze kugira ngo kiryohere buri wese kandi kigiraho kimukura naho kimushyitsa. Urakoze urakarama, utwegere mukiza mwiza, kandi umwuka we urasobanurira buri wese mu izina rya Yesu, amena. Mana yo mu ijuru nishimwe cyane. Rero reka mbanze mbature iyi ndirimbo y'igihozo ivuga ku muntu urira, ngo yewe mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe mubwire buhoro wa mupfakazi we ibikuriza, ko ndabizi ko hari abagore barara barira, ngo we kugira ubwoba kandi wirira. Yesu arashaka kugira ngo wowe mupfakazi wirira, ahubwo bibwire Yesu, niwe nshuti nziza itabura guseruka. Imana ishimwe. N'aka gasura ni ukubera Imana, no kuba tugihumeka ni ukubera Imana. Mbese Imana ishimwe kuko ntabwo ijya idutererana. Rero cya kabiri akavuga ngo bwira Yesu byose, ni inshuti yawe. Ubu turi kwiga uko umupfakazi akwiye kugenda. Nawe ubwawe uze gufata iyi ndirimbo uyiririmbe wowe n'abana bawe, ibyawe byose ubibwire Yesu. Ni umuririmbyi wa 60 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Kabiri akavuga ngo bwira Yesu byose, ngo ni inshuti yawe. Imana ishimwe, ngo ikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizera ijambo rye kandi we kurira. Imana ishimwe. Ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza amara agahinda kandi wirira. Imana y'amahoro iguhe umugisha.
we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza, amara agahinda kandi wirira, ubahumurize utumukiza, amara agahinda none wirira. Imana ishimwe. Bwira Yesu n'inshuti yawe, Yesu yakurutira umuryango washatsemo, Yesu yakurutira umuryango wavutsemo. Iyo umuntu yabaye umupfakazi ahura n'ingorane nyinshi, n'abamwubahaga umugabo ariho baramusuzugura, bakabona ntacyo azigezaho, ariko nagira ngo nkubwire ngo burya Yesu ni inshuti nziza. Inshuti zishobora kukubona mu kibazo zikaguhunga, ariko burya Yesu ni inshuti nziza cyane, ni inshuti itarobanura ku butoni, ni inshuti itareba, ntago yita ku buranga, ntiyita ku mashuri, ntago yita kuri kavukire, ahubwo Yesu yitegereza mu mutima. Buriya agahinda kawe we mupfakazi, kuri ugahisha umuturanyi aguteza amaso ngo arebe ko yaguseka cyangwa akakunyega, ariko burya agahinda kawe Yesu aba yakabonye. Nagira ngo nkubwire ngo rero we mupfakazi, nagira ngo tuganire dutuje rwose, nguhumuriza kandi nkubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Mu gitabo cya Yobu igice cyaho cya 14 umurongo wa 7 aravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Nagira ngo nkubwire ngo umubabaro wahuye nawo humura, Yesu niwe mugabo uruta abandi bagabo. Yesu ni umugabo mwiza, ni umugabo w'ibigango, ni umugabo muremure, ni umugabo munini, ni umugabo w'umunyamaboko, ni umugabo wambika, ni umugabo ugabura. Bapfakazi nagira ngo mwigirire icyizere, aracyari ibyiringiro, ntago Imana yakuretse, ntabwo yakwibagiwe. Yesu aracyakora ibitangaza, nuhumure. Ahubwo nagira ngo mbabwire ngo mwigirire icyizere, kuko Imana ikunda imfubyi kandi igakunda abapfakazi. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo naho mwabona umuyaga uri guhuha cyane, ariko Yesu ajya aturisha umuraba, akabwira umuyaga ati tuje wa nyanja we, umuyaga ugatuza. Bijya bikomera mu gihe runaka, hari iminsi umugore ageramo bikamugora, agahangayika cyane bitewe n'impamvu umubiri yari muzima urakora, ariko kiriya gihe bisaba kwegera Imana cyane, ugasenga cyane, ukabwira Imana ngo Yesu mba hafi. Imana ishimwe. Ari igihe uba wumva ko ukeneye kuba ari kumwe n'umugabo, ariko niba umugabo Imana yaramwejeje ikamucyura, nawe binyangamugayo, utumbire Yesu, umubwire ngo mwami wanjye wagira icyo wamfasha mu gihe kibi nk'iki ndimo, kandi Imana irabikora. Ukatuza ntiwiyandarike. Umupfakazi mwiza uhesha Imana icyubahiro, umupfakazi mwiza ni uwiha agaciro. Iyo wihaye agaciro ugaha Imana agaciro, n'Imana iragushyigikira. Imana ishimwe. Kandi uw'Imana ishyigikiye imuha ijambo. Nagira ngo nkubwire ngo kuri umupfakazi ntabwo ari twe twabanjirije abandi, nta nubwo ari twebwe tubaherutse, kandi haracyari ibyiringiro. Nongere ndisubiremo, woka w'Imana ariko ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona uri wenyine mu bibazo, ukagira ngo uri wenyine, ariko buriya ntabwo uri wenyine, ahubwo uri kumwe na Yesu. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo umupfakazi aba agomba kwiha agaciro. Niba wavugaga menshi ugomba kugabanya ukavuga make. Niba wari umunebwe ugomba guhaguruka ugakora.
kuko ni wowe ibintu byose bireba. Ni ukuvuga ngo urabizi ko umugabo niwe wahagurukiraga urugo, ariko ubu ni wowe mugabo ukaba n'umugore, ni wowe shefu w'urugo. Abana niwe batunze amaso kuri minerivare, mu kurya, mu kwambara, sharije zose z'urugo ni wowe ziri ku mutwe. Mupfakazi rero nubwo wabona ko wenda nta bari kugufasha, ariko Imana ni umuterankunga w'abapfakazi. Nuhumure, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntimugire ikibazo, ahubwo data wa twese ari mu kazi. Ni ukuvuga ngo umupfakazi Imana iramukunda cyane. Hari ukuntu tujya tubona wenda ibyiciro byose ugasanga birahagarariwe, ugasanga wenda ibyiciro, ariko nta cyiciro ndabona hari kivuga ngo umupfakazi yahagarariye icyiciro iki n'iki, kubera ko ni abantu bazi ko ari abanyantege nkeya, baza hari ko ari abantu batashora umushinga ngo wunguke. Ariko buriya abapfakazi ngewe iyo ndebye ntabwo turi abanyantege nke, ahubwo turi abanyembaraga. Byonyine tekereza kurera abana ntibarware bwacya kandi umugabo yaragiye, nabyo muhereza Imana icyubahiro. Tekereza kwifata ntiwirukanke mu bandi bagabo ugatuza kandi umubiri ukora, nabyo wihereza Imana icyubahiro. Tukahesha Imana icyubahiro, natwe tukihesha icyubahiro abadushakishaho impamvu ntibayibone. Nagira ngo nyure mu buhamya gatoya, inshuti zanjye, mbabwire ukuntu twaramaze kugenda. Njye nari mu ideni rya banke yansize muri kredi ya miliyoni 2, ariko senga Imana iranshyigikira. Numva birandenze, bagera nubwo bambwira ati tugiye guteza cyamunara ibyawe, ariko seza Imana impa amakuru. Imana itanga amakuru kandi yizewe. Irambwira ati humura mwana wanjye, ntago uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Umuhanuzi Yesaya niwe ubivuga neza, ibice 54 haravuga ngo mbaye nkuretse akanya gatoya, ngo ariko ngo nzagukoraniraho ngo ngufitiye imbabazi nyinshi. Hari ukuntu Imana nyine itwara umugabo, ukagira ngo abantu bakagira ngo biracitse birarangiye, akagira ngo ugiye gukorwa n'isoni, ariko Imana iyo mu ijuru ntago igitureka. Imana igikomeza igashyigikira umuntu yahamagaye, ikongera ikavuga ngo humura isoni ntago zizagukora, ngo nzakwibagiza umubabaro wo mu buto bwawe, ngo nkwibagize ngo n'umubabaro wo mu bupfakazi bwawe. Urumva Imana ikunda abapfakazi cyane. Wakomeza hepfo gato akavuga ngo yewe urengana ntugire uguhumuriza, ngo dore amabuye yawe nzayubakisha safiro, ngo kandi ifatiro nzayubakisha amabuye anezeza abengerana. Imana ishimwe. Urumva rero umupfakazi Imana iramukunda cyane, ngo dore kandi ngo naho baterana sinjye uzabateranije, ngo kandi ngo n'umucuzi ucura intwaro za kirimbuzi nta nimwe yacuriwe kuzakurimbura. Nuhumure, nagira ngo nkubwire ngo Imana yarantabaye ndayibona. Umugabo amaze gupfa ansize muri kredi ya miliyoni 2. Urumva ni ikibazo. Ikindi ibi byo gusorera imitungo ubutaka, we yarazi ko ari ibintu bya buraga bitazakomera. Aravuga ati se ni gute ibi, ati ibintu niyubakiye najya kubisorera ubundi bibaho. Yari atarasobanukirwa agaciro ko imisoro igomba gutangwa. Arabyirengagiza, ariko birangiye afata soze na rimwe. Imyaka yose yarishize, ubwo byabaye ngombwa ko nijya kumusibisha no kuraho imitungo ngo niyandikeho. Byabaye ngombwa ko ngirane nsora ya misoro yose imyaka yose kuva muri 2010 yose ndayisora, sanga ndi mu mafaranga menshi cyane, ariko senga Imana irayanyishyurira. Ikindi ya kredi Imana yarayishyuye, atari uko niyandaritse, atari uko nagenza nabi, atari uko mbese, ahubwo Imana yo mwijuru ijya yicira inzira. Ariyo mpamvu nabwiraga ngo mwapfakazi mwe nimwihangane, yo bashya Imana nayo irakubahisha. Ahubwo kubw'icyo mumfashe duhereze Imana yo mwijuru icyubahiro. Imana y'amahoro nishimwe cyane, kandi Imana ikashyigikira. Yo kuvuga ngo ndarishyuye, ndangije kwishyura ndanasagura. Abantu b'Imana barahagurutse. Imana igigira abantu ihagurutsa. Nukiranuka Imana izaguhagurukiriza abaterankunga. Abantu barahagurutse baramfasha, bantera inkunga. Njye mbabwije ukuri, abantu 2, umwe ntampaye 500, undi nawe ashyirira kuri konti 500, abandi utanze 100, utanze 50, utanze 30, utanze 20, utanze 10, utanze 5. Abakozi b'Imana baranshyigikira, mva mu ideni. Ariyo mpamvu mbabwira ngo twubahe Imana kandi twubahe n'itorero, twubahe abakozi b'Imana, kuko nabo bajya badushyigikira bakadufasha mu ngorane zacu.
ariko nagira ngo mbabwire ngo muri aho hose muri izo ngorane nta muryango nabonye Imana mbona n'abakozi b'Imana banshyigikira. Ariyo mpamvu uvuga ngo ntago itorero umuntu aba agomba kuriba kure, ahubwo uba ugomba kuribamo neza kuko bagufasha kukurera neza mu bupfakazi, bituma utiyandarika. Uramenye kuko nutajya gusenga uzashiduka uri mu kabari, nutajya gusenga uzashiduka wagiye mu bindi bibi. Ariko mupfakazi iha agaciro ugahesha Imana, ubundi urebe ibindi byose ngira byikorera. Imana ishimwe. Imana izakurerera abana bawe bagiye kwiga kandi bige neza, abana bawe bazarya kandi barye neza. Imana izakwambika. Imana y'amahoro narayibonye, ntabwo yigeze inkozi isoni, ntabwo yigeze intererana rwose. n'isaha iracyanyambika, iracyangaburira, ikangaburira abana. Ntabwo yigeze inkozi isoni, ntabwo yigeze intererana. Ariyo mpamvu Imana imbwiye ngo mbahe nanjye ubu buhamya, kuko waba warakomeretse ariko ninkubwira ubuhamya buraza bukomore. Nagira ngo mbabwiye ngo mureke twomorane, tuba abapfakazi b'umumaro. Kandi ikindi, abapfakazi bari bakwiye gukundana, bakashakana, bagasengana, bakomorana inguma. Kuko buriya ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo buriya ngo rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Njyewe umupfakazi ndamwumva kuko nanjye ndi umupfakazi. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo umupfakazi waba wiyandarika ntuwikoze isoni abapfakazi, ahubwo garuka mu murongo w'abana b'Imana. Wiha agaciro urugo rwawe, ururwanirira ishyaka, ku buryo ntawe uzaza gukomanga areba ahangiritse ngo aje kuhagusanira, atazaza gukomanga ngo mbese bimeze bite. Rwana ishyaka ritagatifu. Buriya urwanya ishyaka Satani nta kwinjira, nta nagusuzugura. Gabanya, niba wavugaga menshi ugabanye, kuko n'uwagushakaho impamvu nuko mwavuganye. Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi wongere ibihe byo gusenga. Muri cya gihe cya ya minsi mibi, nubona bimeze nabi ubwire Yesu uti habe, kandi gira ibyo uturisha kugira ngo nkomeze urugendo. Kandi Yesu arabikora, nicyo ashinzwe. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Yesu yabaye mu isi aranageragezwa, yafashe amasengesho iminsi 40, arangije ajya no mu butayu, ariko nawe yahahuriye na Shitani. Shitani ntiyatinye kumwereka ibuye ngo narihindura umutsima. Niba ari umwana w'Imana, iryo buye rive mu mutsima rye, uko Satani agutegera ku kintu ubona ko gikwiye. Ariko Yesu aravuga ngo handitswe ngo, aleluya, mureke twitwaze ibyanditswe byera, kuko guhereye kera kose Imana yakundaga abapfakazi. Urusengero kera ngo habaga umupfakazi witwaga Hana, ngo yabanye n'umugabo w'imyaka 7 gusa, arangije arapfakara. Afata umushinga mwiza wo kwibera mu rusengero, asenga Imana, akora umurimo w'Imana, ariko yagize iherezo ryiza. Imana ishimwe. Twongera kubona urugero rw'abapfakazi bitwaye neza. Umugore w'umugabo witwaga Elimeleki afite umugore witwa Nawomi. Bigeze basuhuka baragenda, bajya mu kindi gihugu kuko iwabo babonaga yuko n'ubundi hateye inzara. Baragenda ndetse bajyana n'abahungu babo 2. Baragenda bajya mu gihugu kitari ikiwabo. Bamaze kugenda cyo mu Bamowabu, bagezeyo n'ubundi ngo Abimeleki akihagera barapfuye. Birangije bari bazi ko bagiye gushaka ubuhungiro bakabaho neza. Birangira ubuzima bw'umugabo wa Nawomi bugiye, arapfakara. Birangije Rusi nawe agira ate, nawe ngo yari mbese abahungu babo bahise bashaka abakobwa b'Abamowabu. Umwe ashaka uwitwa Orupa, undi ashaka uwitwa Rusi. Birangije rero ni ukuvuga ngo reka mbasomere n'iryo jambo mutagira ngo nuko mujye mumenya naho murishakira. Abapfakazi tugomba kuba bavuga butumwa, tugomba kuba abakozi b'Imana no mu ngo zacu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo cya Rusi, igice cyaho cya mbere, umurongo waho reka dusome uwa 16 n'uwa 17, ibindi muri bubikurikirane. Aravuga ngo Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Nagira ngo muze gusoma ayo magambo, kino gitabo cya Rusi, mugikurikirane mwumva amakuru arimo.
ukuntu abapfakazi bishyize hamwe kandi ukabona bigenze neza bakubaha Imana nayo ikabubahisha. Ni ukuvuga ngo rero bageze aho bumva ko igihugu bavuyemo cyo kwa Nawomi bongeye bakabona ibyo kurya. Imana yarabahiriye, icyo kurya kiragaruka, n'ubundi bahungaga inzara ahubwo bahura n'ibyago. Nawomi arapfa akarabura umugabo, abahungu yajyanye ari bazima nabo bagwa mu gihugu cy'Abamowabu. Birangije ni ukuvuga ngo nyirabukwe rero aravuga ati bakobwa banjye rero reka mbasezerere, n'ubundi dore ndashaje, nta nubwo nagira gutya ngo mbabyarire undi muhungu, dore ndakuze, nta nubwo nabyara abandi babahungu ngo bakure babarongore, nta nubwo mwanabategereza niyo nashaka n'undi mugabo. None rero nagira ngo mbagire inama ngo basi reka dusezeraneho, musigare mu gihugu cy'iwanyu cy'Abamowabu, nanjye ntashye mu gihugu cy'iwacu, kuko kandi muzongera kunyita Nawomi, mujye munyita Mara, umuntu washaririwe, kuko Uwiteka yarandakariye nyine. Umugabo aragenda, abana banjye baragiye, ndi umunyamubabaro, ndi umuntu ushaririwe, ndi umunyagahinda, mbese nawe yari afite ibikomere. Umupfakazi ni umuntu ugira ibikomere. Ahubwo nagira ngo mbwire n'abandi batwumva bihangane, ntihakagire umuntu ukomeretsa umupfakazi, kuko umupfakazi ni umuntu uba warakomeretse abana n'ibikomere, aho kugira ngo umukomeretse ahubwo wamwurura. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Birangiye ni ukuvuga ngo Nawomi yabwiye abakazana bati reka mbasome mbasezereho. Uwitwa Rupara ati gira vuba vuba, aramusoma yisubirira iwabo, ati n'ubundi sinabishobora, nashatse undi mugabo. Ariko Rusi aravuga ati mabukwe winyingingira kugira ngo ngusezereho, twabanye neza, niba twarabanye neza mu byiza nta mpamvu zo kugutererana mu bibazo. Birangije noneho ngo Rusi amuramurahira avuga ati aho uzajya niho nzagwa, Imana yawe nizaba Imana yanjye, mbese arabimubwira, igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu cyanjye. Birangije ngo nyirabukwe nawe arabyemera, bazana mu gihugu cy'iwabo. Bageze kwa Elimeleki, umuntu wari ukomeye cyane, umuyobozi muri icyo gihugu. Birangije bisanga nyine ibiryo byarabonetse, barejeje. Ubwo Nawomi yereka Rusi kwa Elimeleki nyine ajya kwa Bowazi, atangira kujya guhumba mu mirima ye. Ni ukuvuga ngo rero umupfakazi mbabwire ubu tugenze gake gake. Umupfakazi ni umuntu ugomba kwimenya, ukamenya ngo nyine Imana yarabyemeye. Imana yemeye ko Nawomi abura umugabo, yemera ko abahungu be bapfa. Imana ibyo yemeye nyine ntacyo umuntu yahinduraho. Umuntu ashobora kugukunda ariko ejo akagenda. Umugabo murasezerana mugakundana cyane, mukabana muri fiyansaye, mugakundana mwabyaye, mugakundana mbese ibintu ari sawa, ariko byarangira umugabo agacaho agapfa nawe atabishakaga, ariko bikarangira agiye, ugasigara uri wenyine nk'aho uri aho ngaho. Ariko twivuga ko ugomba kwijujutura Imana, ahubwo ugomba gutuza, kuko ibintu byose Imana ibikora mu bushake bwayo. Ni ukuvuga ngo rero Nawomi yageze mu gihugu cy'iwabo, arangije amwereka Bowazi, aramubwira turiya n'uwo mu muryango wanjye wa hafi, dodeho ko nta mibereho, ntitwahinze ntitwagize gute, ariko ntitukicwe n'inzara, kandi mu murima wo mu muryango wanjye harimo icyo kurya. Aravuga ati dore bariya abakozi ni aba mwene wacu wa Bowazi, dodeho ubwo bari gusarura nawe jya ujya inyuma yabo uhumbahumba utwo bata inyuma. Umukobwa aragenda abikora nk'uko nyirabukwe yabimubwiye. Umukazana yubaha nyirabukwe, abakazana bakwiye kubaha ba nyirabukwe cyane. Birangiye kandi ubwumva umukazana burya yubaha nyirabukwe kuko na nyirabukwe yamwubahishije. Iyo wubashye umukazana bituma nawe akubaha. Ariyo mpamvu mbabwira ngo mwababyeyi mwe mujye mwubaha abakazana banyu, bizajya bituma nabo babubaha. Imana ishimwe. Birangije ngo Nawomi Rusi yabikoze uko Nawomi yamubwiye, aragenda arahumba, abona azamukanye icyo kurya. Birangije buracyasubirayo, arongera asubirayo. Birangije biba ngombwa umwuka w'Imana abuza amahoro Bowazi. Haleluya. Ariyo mpamvu nababwiye nti mwihangane, aracyari ibyiringiro. Imana y'amahoro nishimwe. Birangije ngo aragenda aravuga ati reka njye kureba abagaragu banjye aho bari gusarura. Aragenda abona bari gusarura, bageze kure, ariko agiye kubona abona umukobwa atazi wunamye nawe ari gusarura, kandi asanga mu bakozi yangaje we ntarimo. Aramwitegereza cyane ndetse aranamukunda. Birangije ngo abaza abagaragu bati none uriya mukobwa ni uwa hehe ko mu bakozi nangaje atarimo? Barangije baravuga ati rero uriya ni umukazana wa Nawomi.
uriya nyine nyirabukwe niwe wavuze ngo aho tuvuye dusaruye ngo ahubwo noneho ngo nawe ajya inyuma atoragure ngo babone utwo kurya. Urabizi ngo ko bavuye hakurya iriya mu kindi gihugu nta kintu bafite bashonje. Birangije Bowazi ahita yumva mbese yishimye, aravuga ati Nawomi ati ni wo mu muryango wa hafi wanjye, ati ahubwo ntimukasarure ngo mumareho, ahubwo mujye mumusigira inyuma, nabona ibyahumba ashyira umukecuru ntibakicwe n'inzara. Imana ishimwe, inzira z'Imana zirenga igihumbi. Imana hari ibyagukomeretsa ariko Imana ikaza ikakomora, hari ukuntu wasoza ariko Imana ikaguha aho guhumbira. Humva neza witonze uri no mu masengesho, humva neza utuje. Hari abagusuzugura ko waba uri umupfakazi, ariko Imana izateza abantu aho guhumba. Imana ishimwe. Urumva Imana itaratumye Nawomi yicwa n'inzara, Rusi ntiyicwe n'inzara, ahubwo ikamuha igikundiro kwa Bowazi. Hari impamvu. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Birangiye ni ukuvuga ngo Rusi yaragiye none hajyana byinshi, nyiravuga ati noneho kuzanye byinshi, amubwira amakuru uko byagenze. Nawe Imana iraje kugiriye neza. Imana yaza ikagusura imeze nka Bowazi, aho urimo humba neza ukiranuka, wihumba wirwanirira, wihumba usakuza, ahubwo ceceka. Nibashaka bavuga ko usuzugura, gabanya amagambo, kuko ntago upfa kubwira uwo ari we wese, n'ibyawe ntikajya bimenyekana, kuko nta miteto. Ajya babwira ngo bapfakaze muve mu muteto, ahubwo mureke dutumbire Yesu. Haleluya. Kandi Yesu ntazadukoze isoni. Imana y'amahoro nishimwe. Birangije noneho Nawomi agira inama Rusi, atereka nkubwire noneho nuza kujya uhumbe vuba, akugende witeguye. Bowazi araza kuba ari ahantu, nawe ugende gake gake, ugende umube hafi. Byarangiye nyine. Haleluya, haleluya. N'ubundi Rusi Imana imukoreye igitangaza, aza gushakana na Bowazi. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Bapfakazi rero nagira ngo mbabwire ngo nubwo wabona yuko wababaye, wasuzuguwe, wakubiswe, mbese ubona nta gaciro umuryango washatsemo hari wabuguhaye, cyangwa se bakubaye kure, ntukabarenganye nabo, sibo ni mu cyiciro urimo. Abo bapfakazi urumva ni ku mubabaro wahabwaga agaciro mu muryango, kuko umugabo yarariho none yaragiye. Wibarenganya nabo ibyabo byabananiye, wireba aho wavutse ujya kubatesha umutwe, wavuye mu rugo ujya gushaka. Ahubwo hangana n'ubuzima bwawe n'abana bawe, kandi nuhangana nabwo Imana iragushyigikira. Kandi nagira ngo nkubwire ngo nimuhumure, tugiye gusenga Imana rero. Ariko nagira ngo nkubwire ngo umupfakazi ntabwo Imana yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, ahubwo Imana ikunda abapfakazi. Ariyo mpamvu mbabwira ngo nimwihangane. Ubwo no mu ishuri ntabwo ushobora kugenda, wenda abana batanga minerivare irenze amafaranga menshi cyane, ariko papa wabo yarapfuye, batitaye ko papa w'umwana yapfuye, uratanga amafaranga nk'aya wa mukire uparitse imodoka hariya. Ntabwo bazareba ngo ni umwana wa mupfakazi. Ariyo mpamvu nagira ngo mbabwire usibye Imana irengera abapfakazi, ariko nta wundi muntu ureba kure ngo afate wa mwana wo kwa mupfakazi mugabanye minerivare. Niba abandi batangaga 100, we natanga 50, kimwe cya kabiri, kuko umugabo yarapfuye, hasigaye umugore. Umugore nawe ahanganye n'ubuzima bwo kubagaburira, ahanganye n'ubuzima bwo gukodesha inzu, ahanganye n'ubuzima bwo kugura umuriro n'amazi n'ibishingwe n'ibiki. Oya, ntawe ukwitayeho usibye data wa twese utwitayeho. Ariko nagira ngo mbabwire waracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Ubwo rero hamwe n'ibyo ntiwirakarire, nta mbese Imana yo mu ijuru niyo igiye kugira ikirema kandi ikagikomeza. Kandi Imana yo mu ijuru ije kuguhumuriza. Imana yambwiye ngo nize mpumuriza abapfakazi ngo nimuhumure. Haleluya. Kuko iyo wiyubashye n'Imana irakubahisha, iyo wiyubashye irakwambika, iyo wiyubashye irakugaburira, iyo wiyubashye iranakuremera ikaguha aho kuba kandi hagutse. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire rero ngo tugiye gusengana Imana, ariko burya nagira ngo mbabwire ngo ibikomere ubana nabyo banza wiyomore. Kubera iki umugabo arataha akamukubita akamwicisha inzara akagira, ariko wowe warangije no kwiyakira, ucuruza n'utuboga bikemera, ucuruza igiki n'ibiki, warangije kwiyakira wumva ko byose ubuzima ari ku gahanga kawe. Ariko byose bibwire Yesu. Imana ishimwe ko hari ibyo buriribyi uvuga ngo we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe yamubwire, mubwire buhora ibikuriza kandi wirira. Nagira ngo mbabwire ngo bapfakazi mwikongera kurira, kuko Uwiteka hari ibindi bintu byiza agiye kuduha.
Uwiteka Imana agiye haleluya. Buririmbye ni waririmbye aravuga ati mu ijuru iwacu zirakamwa, ati kandi zirakamwa amata y'umwuka wera. Haleluya. Imana igiye kudukamira, Imana igiye kutuzanira ihumure, Imana ituzaniye ubutabazi, Imana ije kuturengera, Imana izanye minervari y'abana, Imana ije kwigisha abana bawe. Aravuga ngo abana bazigishwa n'Uwiteka kandi agahato kabaye kure yawe. Nimufashe duhereze Imana iyo mu ijuru icyubahiro bapfakazi. Urumva nanjye yandihiriye ideni, yandihiriye imisoro, mbese byabaye ngombwa gushira umuteto. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, ariko nagira ngo ubwire ngo umupfakazi wisobanukirwe ntawe usigana nawe. Umugabo wibebezaga aho yaragiye kandi Imana yarabyemeye. Burya n'uwa Nawome kuba yaragiye ntabwo ari uko yangaga Nawome, ntabwo yangaga Elimeleki, ahubwo ibikora mu bumana bwayo kuko izi impamvu. Tugiye gusenga Imana rero, ariko nagira ngo ubwire ngo niwumva bikomeye ujye wiherera ubibwire Yesu. Wumvisha avuga ati bibwire Yesu. Arongera aravuga ati abaremerewe n'ibiruhanya, hari ibikurushya, ariko bibwire Yesu kandi buhoro. Wijya kwibara inkuru, wisakuza, wikubita abana ngo uvuze induru n'umuturanyi akumve avuga ati karabaye harahiye. Oya, ahubwo mureke tubibwire Yesu, niwe nshuti nziza ihebuje. Kandi Yesu yita ku bapfakazi. No mu ijambo rye aravuga ngo idini nemera ni iryita ku mfubyi n'abapfakazi. Imana ishimwe. Tugiye gusengana Imana rero, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwihumure kandi rwose mwitware neza, ubundi muve mu bunebwe. Bapfakazi mwishaka ubuzima bwo kugira ngo badusuzugure, mwishaka ubuzima bwo kugira ngo umuntu yisuzuguze, mwishaka ubuzima bwo kugira ngo bazamfashe. Waguha uyu munsi ntabwo ejo yaguha, aho kugira ngo umuntu aguhe ifi, ahubwo nakwigisha uko wayiroba. Wirobere uyu munsi, n'ejo urobe, n'ejo bundi. Shakisha icyo gukora, wahera kuri gatoya, Imana ikagenda ikagura. Twabonye abantu batunze amaduka n'amamodoka ubu kandi baratangire ku ikarito ya bombo. Nawe wagira icyo ukora gitoya, Yesu ubundi akongera agashyiramo, akongera akagushyiriramo, akongera akagushyiriramo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ngiye kubasengera Imana ko Imana yambwiye ngo nze mpumurize abapfakazi. Hari abari bazi ko birangiye, hari abari bahagaze ku manegeka, ariko Imana irambwiye ngo nubwo uri kuri ayo manegeka, Yesu hari ukundi kuntu aje kunyuranya amaboko y'ibitavuga Imana, Imana ikaza kugushyigikira n'abana bawe. Imana yacu, Imana nziza, uri Imana ikiranuka muri byose. Ndagushimiye isaha none ahangaha wemereye kuganiriza abapfakazi. Hari imitima myinshi yari ikomeretse cyane, hari amarira menshi yari ari kutemba, hari agahinda kenshi, abantu basuzaga imitima bari babuze uko babigenza. Ariko ndagushimiye igiti cy'inganzamarumbo sambetamaguga mu bw'umugaro. Ndagushimiye kuko uri Imana y'amahoro. Ndagushimiye kuko uje guhoza abarira, ndagushimiye kuko uje kugaburira abashonji, ndagushimiye kuko uje kwambika abambaye ubusa, ndagushimiye kuko uje gutanga ibishoro mu bapfakazi, ndagushimiye kuko uje kubamara agahinda n'umubabaro, kandi uje komora inguma bari barakomeretse, bakomeretswa n'imiryango, bakomeretswa n'abaturanyi, bakomeretswa n'inshuti zabo, barakomereka bararira, bakarira ariko ntibagire babyereka, ariko bagera mu buriri amarira yabo akaba menshi. Ndakwingiza ngo Mana bagirire neza rero, kandi bambika imbaraga, buzuza umwuka wera. Iyo umwuka wera hari umuntu aranesha, iyo umwuka wera hari umuntu ajya mu iyerekwa akamenya icyo gukora. Haleluya. Urashayini Meniyase, ukagurira imbago, agurira imbago abapfakazi, bahaguriye muri bizinesi, bahagurira aho bari, abadafite aho kuba baremere mu izina rya Yesu, abafite aho kuba bongerera bagurira imbago mu izina rya Yesu, abambaye ubusa bambike, abashonje bagaburire, abarwayi ubakize, abarwaje ubakirize. Haleluya. Urashayini Meniyase, tutarabarashandoriyanse, Rabi Senyeri Gloria, reka babuze minervari y'abana bayibone mu izina rya Yesu, atari inzira reka bayibone mu izina rya Yesu Kristo. Reka haracuza umwijima haboneka umucyo wawe, kandi ubutabazi bwawe bwumvikane ku ngo z'abapfakazi. Mirindi y'umwuka wera ihagote, abakarubi n'abaserafi bagote ingo z'abapfakazi. Haleluya, haleluya. Oh Rabi Senyeri Gloria, urashayini Meniyase, tutarabove randore Meniyase, Rabi Senyeri Jezi, urabove tutarabaragando. Ndagushimiye imitwaro watuye, ndagushimiye ubutwumana, agahinda ko mu mutima ubashije kubakuraho. Ndagushimiye kubatabaye, ndagushimiye abagore wambitse, ndagushimiye abagore uhaye amazu, ndagushimiye agaciro ugaruriye abapfakazi, ndagushimiye ko umara agahinda n'umubabaro. Ndagushimiye Yesu kuko uri wowe utanga amahoro, gahogera mu ngo zose. Abakerubi n'abaserafi bagote, abamarayika barinzi bajya babera amaso ku manywa na nijoro, kandi baca inzara batazibonaga.
ndagushimiye ko byuje kandi bikoze, ndagushimiye igitangaza ukoze mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane, ni Mukandenganiziya kuri 078184 hanyuma kuri WhatsApp narahinduye, nsigaye nkoreshaho Airtel, na kuri iki kiganiro ndaza kuyibandikiraho murayibona. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ariko washaka kumpamagara twavugana mukama n'indi nyunganizi, murakoze kandi abantu myenda batumikiye mugubwe neza kandi ndabakunda. Shalom.